Tugiye guteka amagi mu bundi buryo, uburyo bwo kuyaposha. Mo imbere aba ameze nk'adahiye, muri kubona ukuntu mo imbere aba ameze. Hanyuma rero tugiye gutangira kuyategura. Hano mpafite amagi atatu, ngiye gutegura amagi atatu. Tuno dusorori dutoya nitwo ndi bwifashishe, ngiye gushyira ano magi muri tuno dusorori. Hanyuma iyo ugiye gushyira amagi muri tuno dusorori, uba ugomba kuyakura muri ibi bishishwa byayo neza nk'uku nguku. Noneho hari nk'igi umena ugasanga rihise rishwanyuka ryose, ugasanga bibaye nk'aho bitaza kugenda neza. Iyo ubona ryose rishwanyutse umuhondo wose ugahita wivanga n'umweru, ntabwo uriposha, kuko iyo ugiye kubiposha ntabwo bikunda, bisa n'ibipfa. Hanyuma rero tugiye gushyiramo umunyu, akunyu muri aya mazi yabize. Hanyuma noneho nshyiremo akayiko kamwe, ikiko kimwe cya vinegere, kugira ngo amagi yacu aze kuza kwirundanya neza muri cya gihe aba ari kusa n'afatana. Noneho duhite dushyiramo ya magi. Aha ngaha uhita uzimya umuriro, ugitangira gushyiramo amagi uhita uzimya umuriro, noneho warangiza ukagenda uyashyiramo uku nguku. Iri gi rya kabiri rirasa n'iriza kugorana kubera ko umuhondo wasaga n'uwivanze n'umweru. Muri kubona ukuntu bihise bimera bitandukanye n'iri rya mbere nshyizemo. N'iri rya gatatu turishyiremo gutya. Iri ryo hirya riraza kugorana cyane. Biba byiza rero ko witonda, ntubikore nkanjye ngo umuhondo uze kwivanga n'umweru kuri ririya gi rya kabiri. Noneho dupfundikire twajimije umuriro, tubare nibuze iminota 4. Hanyuma nyuma y'iminota 4 tuze kugaruka turebe noneho amagi yacu. Hanyuma noneho tuyafate tuyakure muri ya mazi. Mbibutse ko iyo ugiye gushyiramo amagi ubanza ukazimya umuriro kuri ya mazi wabanje gucanira, wongeyemo umunyu na vinegere. Noneho tugahita tuyashyira kuri aka agasarade ka karne ndetse na karoti. Ni ifunguro ushobora gufata mu gitondo, ushobora kurifata saa sita, ushobora no kurifata nijoro. Ndi kubona ukuntu ifunguro ryacu risa neza cyane. Muri kubona rero ko igi mo imbere riba rimeze nk'iridahiye, ariko inyuma riba rihiye. Icyangombwa ni uko uno muhondo w'igi uba wahiye. Umuhondo w'igi nako umweru w'igi niwo ugomba gushya kurusha umuhondo w'igi. Umuhondo w'igi udahiye nta kibazo, ariko umweru w'igi udahiye bishobora gutera ikibazo. Noneho dushyireho utubuto tw'inzuzi, nako ni inzuzi, ntabwo ari utubuto tw'inzuzi. Dushyireho inzuzi hejuru gutya. Murabona ukuntu bisa neza cyane. Mwakoze, bye bye.